dusubire gatoya kuri 2025 wabikomojeho narenje kubaza kuri ya performance ndayikubaza ibintu bice cyane icyambere narenje kubaza uje kurentinga ukuntu bari waplaninze ya show kuri bugende playlist and everything uje numva wabinyuzemo uvuga yuko bitewe n'ukuntu wari wapanze ngira ngo ugende n'icyakwemuriye kugereza byo wapanze ariko nibyo waduhaye nabyo twarabyishimiye abantu muri rusange barishimye 2025 wari umwaka umeze gute kuri Bruce Melody njyabo ni umwaka wasohoyemo album wabaze in 2025 When 2025 yeah numwaka nzi ko abantu benshi bakomplaininze ko utasohoyemo indirimbo kandi ni kuko ufite album ndavuga okay nta reka tugarukeho gatoya kuri 2025 numwaka umeze gute kuri kandi reka musaba uburyo ndi buvugemo neza urawushyira mu mbuto urawushyira mu nyama cyangwa ushyire mu byo kunywa ndahita nkurabura neza abo nko mu mbuto nibyo byiza ushyiremo wari indimu itoze lemon wari ushaririye ariko ari ingirakamaro ni ukuvuga ngo ni umwaka atari woroshye nahindisha chapitre y'ubuzima uko nakoraga umuziki nizemo byinshi ariko buriya shayi ishuri riravuna ibaze ko kwiga bigoye kurusha gushaka amafaranga ishuri yaze kujya mu ishuri ugafata ikayi kigase oya buri shuri yose wiga ibintu utaruzi nyine ukaba biri ngombwa kubyemera ukabyakira ukabana nabyo so wari umwaka utoroshye nibwo nari nsora album agashize igihe kinini nsora album urumva byarahindutse ni uko bacuruza imizika niga uko bahangana na pressure abantu bavuga ko utasohoye imiziki bro nasohoye indirimbo 21 ako ga pressure barakagize kabafana ko utasohoye indirimbo kandi urasohoye album oya nagize ahubwo ikibazo cyo kubasobanurira nkajya mbona badashaka kandi narasohoye nasohoye indirimbo 21 gusa uko iminsi igenda ishira byari ikibazo cy'igihe nari naramenya ko nyine bari kuvuga ko nasohoye indirimbo narazisohoye ntabwo ko nazisohoye bigahita birangira oya ndagomba gukora bisubira narazisohoye ariko mugende murebe isobanura kwa fana rero nasohoye nzaguha umugisha nasohoye roza nasohoye wale nasohoye when she's around nasohoye umutotiti ukora na remix n'uriya mpungu nisindie nabwo dusoyemo pompompo nabwo dusoyemo nasoyemo na munyakazi muri uwo mwaka urebye sirakubwiye kandi yarimo arambwira ngo nubwire indirimbo ngo y'umwaka ndambwira ni pompo ngo yangira ngiyo ya 2026 yes ni 2026 go yose tariki ya mbere ariko umwaka ushize nari nasoyemo indirimbo nyinshi ahubwo zisohoka ari imbumbe mbona no muco abantu batamenyereye abantu bacu ntabwo baramenyera ko album urakoze ubwo nabyo kandi n'indi ntambara mu Rwanda nayo tukabibakundisha mukabimenya mwabantu mwe mujye mwumva album z'abantu album ziravuna kandi amahit ashobora kuri album nk'ukuntu wenda niyo mwategereje nka Sauti Sol yabikundishije abanyakenya cyane busibye ko barabikoraga guhera kera sinzi impamvu abanyakenya bahora bari active abo babyumvaga guhera na kera iyo usora album mu Rwanda bashobora gufata nk'indirimbo imwe hari umuntu wageze gusora album arashye zose zirapfa indirimbo zose yitwa Kitoko buriya Kitoko yageze gusora album yose irakundwa we na Richard Nick kundi foto ikeye bakubaza ugasanga ugendana amasingo nk'amuhanzi ugomba kugira album catalogue yawe ikabifatika njye nagiye impamvu nasohoye album hari ahaboro nagiye mu rero n'abantu bari bagiye kumpa akazi b'abazungu nyine b'ibidanga batise ufite album zingahe ebyiri umaze imyaka ingahe uririmba numvagize isoni utapata umwanzuro like we need to be professional kandi turiga nicyo bimaze nyine naragenze ndabona abo bantu rero banyereka ko akazi ndi gukora neza nibyo amasingo yagiye asohoka abantu kakunda ariko umuhanzi nyine akenera album kugira ngo bibe byinshi abo umuhanzi kugira ngo ube uri umuhanzi urabona ashobora kuba umujene udakoresha agakingirizo kandi ugaragara neza kananiye bro oh shit
karananiye urumva urumuje ariko ari ikintu kimwe udafite ari ikintu utujuje nanjye nari umuhanzi udatekereza cyane kuri album nonaha album yanjye iri muri album zagurishijwe amafaranga menshi muri Afurika y'Uburasirazuba byadanje ntabwo ndi kubeshya so bya bintu mbona birakora ariko nsigarana rwa rugamba rwo kubibakura mwakunze DSPs mukareba kuri Spotify mukareba imiziki yacu namwe mukayigura aho kugira ngo igurwe n'abanyamahanga bonyine so izo ni challenge nawe nazo mu mwaka utambutse n'ibindi by'ubuzima busanzwe byinshi ndiga ndamenya ndahinduka ubuzi gahunda ukuntu iteye ni ukuguflexingira ubumenyi niba ari ikintu Bruce babona umuziki technology babagari cyangwa ngira umuziki mwiza byataje kandi iyo mbivuze bakongera ko nyine baba barakabafana nabo byanga kuko nabo ariko Bruce watena usaba kandi ntabwo nguci intege unyanga ntazongera uribuka indirimbo yawe yitwa Copy iyo ndirimbo iriya beat buriya miririmbire y'icyo gihe uze kwiyambara imaka usado y'utuntu nk'utu ndabizi ko wabikora cyane iriya style ziriya turimo tugenda ngo twose element akora iki ndabizi ko Bruce yadukoze iyo ntegereje yitwa Copy ndagiye ufite ababyeyi oya afite papa gusa nawe n'umubyeyi so ndashaka kubwira ko impamvu papa wakunda indirimbo za Karahanyuze ari izo zo mu gihe cye urumva ariko kugendana n'ibihe no kugendana n'abantu bakonsuminga ni ibidanje abantu bangana ntabwo bakiri muri ibintu usibye ko warikunze kubarusha ariko bona narabigerageje barashaka ibisihuka barashaka ibyubu barashaka n'umara bigerageza byana n'igihe ariko sometimes nyantunyuza mwese ni mawi urumva turahari turirimba njyangora twinshi usibye ko n'utwo nakoze tutazibamye natwo umuntu yakongera akatuvayibenga ariko ku isoko nonaha uracunguka reba ubu ntabwo turi kurwana nuko wenda abafana bacu bumva ibyacu gusa ariko turi kureba Afrika iri kugenda gute we need to make it nyine muri global scene turashaka kuzana abanyamahanga bakaza gusura umuziki basura ingagi gusa ngo ngomba kuba ingagi that's true abantu bakajya bava imihanda n'imihanda ntibajye kurira imisozi bakansanga kuri SKFM bakazana baririmbira umuziki urashoboka niyo gondi dufite ntibisaba gucukura bisaba gusa kuvukana impano twarazivukanye kubera iki se twebwe ubundi kuki abandi babikora ntitubikora niba igihugu cyacu ari igihugu cya danje abanyamahanga bose bageramo bakumirwa umusaza akaba yarabishyize ku murongo nanjye by'imiziki mu bindegere bizabereka ziko bimeze tukiri ku kintu cya album abantu nakugezwa n'isaha ntabwo barashobora gutandukanya album na EP extended play album ntabwo barabimenya namwe mu bakomfiza bitaratangira byaka mwe mu byose mu bifate mu bipundira yaba EP yaba album kuko baza gukunda indirimbo mu bipundira mwiga kuzikunda zikomatanyije ntimukunde ko nyine dusohora singo byonyine nabyo ni byiza ko mubikunda kandi twavuye inyuma cyane nabwo bitari byoroshye ko nibyo mubikunda ariko noneho mutangire kwemera ko umuntu uguhaye umuzingo w'indirimbo biruta uwaguhaye imwe kuko muri uwo muzingo yashobora gukoramo n'imwe akayisohora